U Rwanda ni igihugu gikomeye, imihanda irasukuye, ibintu biri ku murongo ndetse n'iterambere rirakomeje. Ariko kuba umuntu agaragara nk'ukomeye inyuma ntabwo bisobanuye ko mu mutima we yifitemo amahoro. Uzengurutse muri Kigali, Rusizi, Huye ndetse n'utundi turere twose two mu Rwanda, usanga hari abahungu batoya, hari n'abakobwa batoya bari kugendana umutwaro uremereye mu bituza byabo. Iyo bari kumwe n'inshuti zabo baba bari guseka, ukabona bahora bapostinga kuri WhatsApp, bapostinga kuri Instagram, bameze nk'aho bishimye. Bakajya ku kazi buri gihe, bakajya gusenga buri cyumweru, ariko byagera nijoro mu gihe bari bonyine, ibi byose bikahita bihinduka. Si ukubera ko baba bafite amaganya cyangwa se aba ari abanyantege nkeya. Guhungabana ntibisobanuye ngo ni uko uba ufite uburakari, kuko uburakari bufite impamvu, rimwe na rimwe guhungabana akaba ari ntayo. Umuganga wo mu mutwe witwa Aaron T. Becky yavumbuye ko guhungabana bihindura uburyo umuntu yabonaga ukuri, ndetse n'uburyo umuntu yabonaga isi. Ndetse guhungabana birema icyo yise cognitive distortions. Reka ibi ngibi tubiganireho tugendeye ku Rwanda. Reka dufate urugero rw'umwana washaka gutangiza business muri Nyabugogo yo gucuruza ibiribwa. Nyuma y'amezi 2 yonyine iyo business igahita ihomba. Umuntu udafite ihungabana yahita atekereza ati reka ntangize business ahandi hantu wenda bizakunda. Umuntu ufite ihungabana watekereza mu buryo butandukanye cyane n'ubu ngubu. Yahita atekereza ati buri gihe ndatsindwa kandi nzahora natsindwa. Ibi abakoze babyita overgeneralization. Kadufata urundi rugero rw'umukobwa waba uri muri Rusizi. Uyu mukobwa ntiyemererwe kujya gukora akazi yari yarasabye. Umuntu udafite ihungabana yahita atekereza ati ubwo batoye undi muntu nyine kandi ngomba kujya gushaka akazi ahandi hantu. Ariko umuntu ufite ihungabana we yahita atekereza ati sinshoboye, nta nubwo nzigera mbona akandi kazi, nta nubwo natorerwa gukora akandi kazi. Ibi byose bitwereka ko ihungabana rihindura uburyo umuntu atekereza. Reka tubanze tuganire kuri stress y'igihe kirekire ariyo bita chronic stress. Umugabo wize ubumenyi bwo mu mutwe witwa Hans Selye yasobanuye uburyo stress y'igihe kirekire iba mbi mu gihe ibayeho mu buryo bukomeza. Ni ukuvuga ngo igihe kirekire. Nawe reba mu Rwanda ukuntu byifashe. Reba ubuzima n'ingorane abanyarwanda batoya bahura nabyo. Ubushobozi bwo gutangiza imishinga mishyashya ni butoya. Umuryango nawo ukagushyiraho igitutu, hari icyo ushaka kuzavamo, ndetse hakazaho no kwigiranya n'abandi bantu bageze kure. Iyo utekereje ibi byose, umubiri wawe uba uri kuwushyira mu kaga gakomeye cyane, ndetse n'ubwonko bwawe buri kububangamira cyane. Reka turebe ibintu bibera mu bwonko mu gihe ushyize ubwonko bwawe ku gitutu. Iyo ubwonko bwawe bushyize ku gitutu, igice cy'ubwonko cyitwa amygdala, iki ni igice gishinzwe gukontorora amarangamutima yawe yose, kitagitangira gukora cyane. Ikindi gice gishinzwe kugenzura imyanzuro yose dufata, kugenzura no kuducira urubanza, cyitwa prefrontal cortex, cyita gicika intege cyane. Ibi bituma utekereza cyane ndetse amarangamutima yawe agahinduka mu buryo bubi cyane. Nyuma y'igihe ntibirangiriraho, ibi bikuviramo ihungabana. Gusa ibyo ntabwo bibaho mu kanya nk'aho guhumbya, ni ibintu bibaho hashize igihe kirekire. Ihungabana ntabwo ari ikintu kiyubaka umunsi umwe, ahubwo ni ikintu kiyubaka mu gihe kirekire. Mu miryango yinshi yo mu Rwanda, amarangamutima ntabwo mujya muyakomozaho cyane ngo mubiganireho, ndetse nimba mufite umuntu ufite ibibazo n'umuntu uri kurwana n'amarangamutima ye ngo mumufashe. Ababyeyi bacu abenshi bagiye baduha ibiryo, bakaduha amafaranga yo ku ishuri, ndetse bakanaduha discipline. Ariko gake cyane twagiye tuganira ku buryo twiyumva, amarangamutima yacu tugira, ndetse n'ibyiyumviro byacu tuba dufite. Baba baramutoje bati ibyo wahawe ni ibyo ngibyo, ugomba kubikoresha uko wabihawe. Ikindi baba baramutoje kuba umuntu ukomeye. Baba baramubwiye bati komera, uri umuntu w'umugabo, shaka komera. Ndetse bamwe baba baranakuze babatimbura, bahora bahondagura barabagize nk'ingoma y'abaporoso.
Rero iyo umwana agejeje imyaka 20 kuzamura, muri we aba yumva nta kintu kirimo muri we, ndetse aba yumva ameze nk'idebe ririmo ubusa. Gusa si ukuvuga ko nta kindi kintu yabasha kuba yakora, ahubwo ni ukuvuga ko amarangamutima ye nta kintu aba yabasha kuyavugaho, nta n'ikintu aba yabasha kuyakoraho, ni ukubifata uko bije, ndetse ibyiyumviro byose akabifata uko bije. Ariko icyo gihe aba atabasha gukontorora ibyiyumviro bye, ni nayo mpamvu ikimubayeho cyose kimuhungabanya. Gake gake ibi byose biriyubaka bikazavamo ihungabana rikomeye cyane. Umugabo witwa John Bowlby niwe wazanye uburyo bwo gusobanura ko uko bakureze ari byo bigena uburyo ubuzima bwawe bwo mu mutwe buzaba bumeze mu myaka iri imbere. Gusa ubu ni ubuzima bujyanye n'uburyo uzajya ukundamo abandi bantu. Iyo nta muntu wari ufite ukwitaho mu gihe wari ukiri mutoya, iyo ukuze uba wumva ufite ubwoba bw'uko umuntu muri kumwe yagusiga, ukumva uhora wigunze, ndetse ukazajya wibeshya ko nta n'umuntu wakumva. Si ukuvuga ko umuryango wawe wari mubi, ahubwo ni uko batakubaye hafi mu buryo bw'amarangamutima. U Rwanda ruri gutera imbere ku muvuduko wo hejuru cyane, imiturirwa irubakwa buri munsi, abantu bagura imodoka nziza ndetse bagagura n'ibintu bihenze buri munsi. Ibi hari ikindi kintu kibi cyane bizamura mu mitekerereze y'abantu. Icyo kintu cyitwa kwigereranya. Iyo utangiye kwigereranya cyane, inyuma uba usa nk'ukomeye, ariko mu by'ukuri mo imbere haba harimo panike gusa, ndetse uba wumva wowe ubwawe utihagije, ndetse udashyiramo n'imbaraga nyinshi cyane mu byo ukora. Ibi bituma ibintu wari buzakore nko mu myaka 5 iri imbere ubikora mu minsi 5 gusa. Ibi bikagusunikira kuba wumva wakorera amafaranga byihuse, washaka ukiri mutoya. Iyi stress uba uri kwishyiraho igenda igutera ihungabana gake gake, bikazarangira ryarakuze. Katurebe impamvu urubyiruko iyo rwagize ihungabana rutajya gushaka ubufasha ku bantu b'inzobere. Icya mbere, uba wumva wagira ikimwaro. Ikindi kandi, abanyarwanda benshi baracyafite imyumvire y'uko ibibazo byo mu mutwe ari ukuvuga ngo uba warasaze. Ndetse mu Rwanda nta bantu bize ubuzima bwo mu mutwe bahari benshi. Rero ibi ngibi bitera urubyiruko guhita rutangira kwiyahuza amayoga, bagatangira gukora cyane ngo bashake amafaranga, bamwe na bamwe bakaryama cyane. Ese twakora iki kugira ngo ibi ngibi bihinduke? Icya mbere, ubuzima bwo mu mutwe bugomba kuba ikiganiro gisanzwe. Ntitukumve ko kuganira ku buzima bwo mu mutwe ari ikibazo gikomeye cyane, ndetse no kubivugaho ko ari ubusazi. No mu nsengero buriya abapasiteri bagiye babikomozaho byafasha cyane. Inyigisho z'ubuzima bwo mu mutwe zigiye zihuzwa n'inyigisho zo muri Bibiliya, byazarema ikintu gikomeye cyane, ubuzima bwo mu mutwe bw'abanyarwanda bukaba bwiza. Ikindi kandi, ihungabana riravurwa rigakira, ariko guceceka byo ntibivurwa. Nimba uri kureba ino video ukaba wumva ibi bijya bikubaho, ntabwo uri umunyantege nke. Cyo ni icya mbere. Ikindi cya kabiri kandi, uri kugerageza gusubiza igitutu sosiyete gushyiraho. Igihugu cyacu cy'u Rwanda kidukeneye dufite imitekerereze mizima, kuko igihugu ntabwo gikira kubera ko cyubatse inyubako gusa ndende, ahubwo n'ubuzima bwo mu mutwe bwiza bw'abaturage bwacyo bubasha kukigeza kure. Reka mbabwire inkuru y'umwana wabayeho kera. Akiba umusore yarakoraga buri munsi, akajya gukora ikiyede mu bantu bari kubaka amazu, agafasha abantu muri sosiyete, agafasha umuryango we gukora ibikorwa bitandukanye. Yaba ari kumwe n'inshuti ze ukabona ari guseka cyane, ukabona mbese arishimye. Ariko muri we mo indani akumva ntiyihagije. Buri gihe uko yatahaga iwabo baramubazaga bati, ese muhungu wacu uzashaka ryari? Ni ryari uzubaka urugo? Ubuzima bwawe uri kubumaza iki? Gake gake yatangiye kumva ameze nk'aho kuvuka ko ari igihombo. Nyuma yaje gutuza, aba nk'umuntu utajya uvuga, rimwe na rimwe akaba afite uburakari bukomeye cyane, rimwe na rimwe akazajya ajya mu kabari akanywa cyane, agasinda akagenda adandabirana mu muhanda yandika 8. Uku niko ihungabana riba rimeze mu basore benshi bo mu Rwanda. Ese stress ihindura ubwonko bwacu ite? Iyo uhangayika buri munsi, ubwonko bwawe buhita butangira gutekereza ko uri mu byago. Ibi ngibi iyo bikomeje mu gihe cy'amezi cyangwa se imyaka, ubwonko bwawe bugeraho bukananirwa.
ukageraho ukabura motivasiyo, ibintu byagushimishaga niwe bikigushimisha. Mbega twavuga tuti ni ubwonko bwawe buba bwarananiwe. Abakobwa benshi baba bashaka gusa neza, bakumva bagira amataye française, bakumva bazagira n'ubukwe bwiza. Ariko ibyo bituma kwigereranya bibima amahoro yabo. Mbere y'imbuga nkoranyambaga, uku kwigereranya kwari gusanzwe. Ariko ubu ngubu kwigereranya biri mu bintu byose. Urabona, ndashaka kugura urukweto rwiza, ndashaka kugira umubiri uteye utya nk'uyu muntu nk'iyi foto mbonye kuri Instagram, ndashaka kuzagira ubukwe bumeze nk'ubu ngubu mbonye bw'uyu mugabo wo muri Amerika. Rimwe na rimwe ihungabana rigera ku rwego rwo hejuru, umuntu agatangira agatekereza ati ngomba gusoza ububabare aka kanya, ntabwo nshaka kuzongera kubabara. Akenshi iyo umuntu atangiye gutekereza atya, ntabwo aba ashaka gupfa, ahubwo aba ashaka ikintu cyamuruhura. Baba bashaka umuntu wabumva akababa hafi, ariko mu gihe batabonye umuntu niho havamo no kwiyahura. Rero jya wita ku nshuti zawe, uzigire inama za buri munsi, bitazarangira bigenze bityo. Mu Rwanda turasenga cyane pe, gusa ihungabana ntabwo buri gihe rikemurwa n'amasengesho, ahubwo hari igihe uba ukeneye umuntu ukuganiriza. Rimwe na rimwe ubwonko buba bukeneye umuntu kwitaho, umuntu ukuganiriza, umuntu ukugira inama, ndetse n'umuntu w'inzobere ukwereka uburyo ibintu bigomba gukorwamo. Kujya gusenga no guhura n'inzobere byakorera hamwe bikaguha ubuzima bwiza cyane bwo mu mutwe. Nimba ukunze iyi video, nagushishikariza gukanda kuri subscribe, ukatulayikinga, ugasharinga iyi channel ku nshuti zawe. Nimba hari n'izo zitekereza zitya, ukazisharingaho ino video, wenda byazabafasha, kandi bibafashije nawe wakishima. Ndagushishikariza kuzajya usura kuri iyi channel, kuko tuzajya tubagezaho izi video zivuga ku buzima bwo mu mutwe, uburyo wagira ubuzima bwiza bwo mu mutwe, n'ibindi bintu byinshi cyane by'ubwenge. Mwari muri kumwe, nitwa Dilove, ndabakunda cyane.